Yesu nashimwe bavandimwe, ubuntu n'amahoro ya Yesu Kristo bihorane namwe. Nifuje ko dufashanya muri iki kiganiro kumenya uko basoma Bibiliya bakayumva. Iki ni ikiganiro cyiza uze gufata umwanya ukomeye w'umwihariko ugitegera utuje, umenye ni gute basoma Bibiliya, ni gute ushobora kumva Bibiliya. Biraza kugufasha cyane kuko ndabizi umuntu hafi ya benshi cyane bakijijwe batunze za Bibiliya, ariko mu by'ukuri uko bayisoma siko bayumva. Ko ndaje dufashanye nkwereke ni gute basoma Bibiliya, ni gute ushobora kumva Bibiliya. Ikintu cya mbere cy'ingenzi tugomba kuzirikana nuko mbere y'ibindi byose nshaka kugira ngo ubimenye nuko Bibiliya ifite indimi yanditswemo. Bibiliya ifite indimi original languages yanditswemo. Icyo kintu mu byo uzirikana ukizirikane. Hanyuma turifashisha imirongo itari myinshi cyane, ariko duhere ku murongo mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere umurongo wa 20, dusome n'uwa 21. Uwo murongo niwo twifashisha cyane. Haravuga ngo, ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Tubyumvikane neza. Ntabwo ugomba gusoma Bibiliya ngo uyisobanure uko wishakiye. Iki kintu kizirikane. Ntabwo ugomba guhagarara ugatuti, ntabwo ugomba kuyisoma uri wenyine hanyuma ngo uyisobanure ugendeye uko wishakiye, bigendanye n'ibihurimo, bigendanye n'uko ushaka kwivuga. Bibiliya uko ivugwa nuko. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Haleluya. Iki kintu rero muvandimwe kizirikane cyane, kizirikane cyane, kizirikane cyane. Ukizirikane cyane. Hanyuma ndaza kukwereka undi murongo turi bugendereho cyane, nayo iyi mirongo ikadufasha. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero rwa Timoteyo, mumbabarire gato, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16, haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bifite imbaraga. Ukomeze usome. Ntarajya kure mbanze nkubwire yuko ibi byanditswe byera byose bifite imbaraga, nkubwiye hakiri kare, ntabwo ari ibyanditswe muri iyo Bibiliya yawe utunze. Ntabwo ari ibyanditswe muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cyangwa y'Icyongereza cyangwa ibindi. Ibi ni ibyari byanditswe ku scrolls na manuscripts. Scrolls na manuscript. Kuri bya bitabo, scrolls ni vile vitabu vya kukunjwa. Manuscript ni maandishi. Ni ukuvuga ngo kuri ziriya nyandiko zari zanditse ndabyitiki nk'ibishishwa by'ibiti cyangwa simpu, biriya byari byanditswe mu ndimi original byanditswemo, nibyo byahumetswe n'Imana. Ariko izindi ndimi zagiye zisemurwa, mu by'ukuri harimo amakosa menshi. Cyane cyane muzirikane ko abantu ijambo ry'Imana twakire twarisemuriwe cyangwa se barisomaga mu gitabo cya King James Version. King James Version ndagira ngo murabizi niyo abantu basomye cyane,
version yayo murabizi ko ariyo yabashije kuboneka nka mbere y'izindi, noneho abantu bayisoma cyane. So isemuwe na Alexandria cyangwa se Egyptian types of text. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi bisobanura ama edition ariko yasobanuwe mu mafuti. So ni ngombwa ko uzirikana ko ugomba kumenya ko Bibiliya yanditswe mu ndimi nyinshi. So nuza gusoma Bibiliya rero uzagerageza usome versions nyinshi. Ka Amplified Bible ni English language translation, yasemuwe na Zondervan na Lockman Foundation. Edition ya mbere yabo yasohotse mu 1965. Kugira ngo nkwereke ukuntu Bibiliya ivuga ibintu byinshi wewe usoma kandi atari byo, uraza kubyumva. Ariko nyemera mbanze ngushimire cyane wewe uhorana natwe. Mu by'ukuri warakoze cyane gukora subscribe, nawe utwumva nubwo utarayikora. Imana iguha umugisha kandi nawe uzagerageza uyikore. Uzagerageza uyikore, Imana izagufasha kandi Imana nawe izaguhesha umugisha kabisa. Urugero ndakomeje rero. Urugero nko muri Timoteyo wa mbere ibice gice ca mbere ndagira ngo umurongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo kuko umuntu w'Imana agomba kubashitse. Uyu muntu w'Imana Bibiliya avuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bifite umumaro wo gutunganya umuntu kugira ngo umuntu abashitse. Uyu muntu King James n'abandi benshi batekereza ko ari preacher, umuvugabutumwa cyangwa se umupastor, ariko en vrai dire ntabwo ari uvugwa hano. No, the man of God mentioned here in this verse is not talking about the preacher. Ntabwo ari umuvugabutumwa baba bavugwa. He's speaking about the inner man of the soul of mankind. Baba bavuga mutu wa ndani, agomba kubashitse, umuntu w'imbere, apana umuvugabutumwa, apana umupastori. Baba bavuga umuntu w'imbere, the inner man of soul of mankind, cyangwa se the renewing of the mind, or the renewing of one's inner thinking of the soulish man. Ni mutu wa ndani niwo birivuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashitse. Ariko abantu batekereza ko ari umupasiteri, ndetse byashize abantu kuri pressure ko bagomba gusoma akiga kubera condition zo kugira ngo yige kuruta uko yiga kugira ngo yumve asobanukirwe ijambo ry'Imana. Dukomeze bavandimwe, ndabizi ko turi kumvikana cyane. Ndaje nguhereze ibintu ugomba kugenderaho kugira ngo wumve Bibiliya. Mu yandi magambo, theological rules for interpreting scripture. Kindu ca mbere, nimba ushaka kumva Bibiliya, ugomba kumenya iki kintu uri gusoma, uyu murongo uri gusoma. Who wrote it? Ninde wawanditse? Ninde wawanditse? Ibyo bintu ni ingenzi kugira ngo wumve Bibiliya. Ntabwo ari ukuyisoma nka recitation. Ugomba kubanza icyo uhayisoma mbere y'ibindi byose, banza umenye iki kintu ninde wacanditse. Icya kabiri ugomba kumenya hano, ugomba kumenya nubuhe bwoko bw'inyandiko. Nimvuga ubuhe bwoko bw'inyandiko, cyangwa se ilikuwa aina gani ya maandishi. You see, what type of writing was it? Ese mu yandi magambo, iki kintu yacanditse ari mu rwego rw'amategeko? Was it about law? Ese iki kintu ndi gusoma ni history? Ese iki kintu ndi gusoma ni epistle, ni urwandiko rw'umuntu runaka? So icyo ni ikintu ugomba kumenya. Okay?
ndagira ngo nyumve, ni ikintu ugomba kumenya. Mbere yo kumenya ngo ninde wabyanditse, ugomba kumenya ese iyi nyandiko iravuga hejuru y'amateka, iravuga hejuru ya ushawishi, gushishikariza abantu gukora ibintu runaka, ese iravuga hejuru iravuga amategeko n'ibindi. Icya gatatu, ugomba kumenya iliandikwa lini, when was it written. Iki kintu numara kumenya yanditswe ryari, bizagufasha kumenya muri ico gihe yandikwaga, ese abantu bo muri ico gihe barimo bafacing ibihe bibazo, ese abantu bo muri ico gihe bari mu bihe bimeze gute, yandikiraga abantu bameze bate, bariko bahura n'ibihe bibazo, niki yabandikiye ashaka kubafasha iki. And then kuri nje uri kubisoma none bifitanye isano nyabaki no kugira ngo bimfashe. Noneho icyaka nugomba kumenya, where was the author going with these writings. Ese uyu muntu wari ko wandika yaganishaga hehe, izi nyandiko zaganishaga he, ni encouragement, ese ni direction. Ibyo bintu ugomba kubimenya. Ese ni umuntu washakaga gutera abantu imbaraga, gutera courage. Ntibuke nka Nehemiya yavuga ngo se ntimubona ko tumeze nabi, nimuhaguruke twubake inzu y'Imana tureke kubiga iseko. So ese yashakaga iki. Icya gatanu, ugomba kwibaza why this was written, kubera iki ibi bintu byanditswe, kwa nini hii imeandikwa. Nuvuga ngo kubera iki ibi byanditswe might show you the audience being spoken to and possibly what they are facing. Nk'ibyo nakubwiraga, ibi bihita bikwereka abantu bandikirwaga muri ico gihe. Munkurikire twumvikane neza, nico udasobanukirwa wasubiramo cyangwa ukambaza mu gikari, nta kibazo. Iyo tugiye ku dealing with scripture interpretation, if the voice of the Holy Spirit is not heard in what we read and study, then we may miss out on some valuable information. Nikueleze mambo haya muvandimwe. Nimba uri gusoma ibyanditswe hakaba nta buryo wumva mu ijwi ry'Umwuka Wera w'Imana, mu by'ukuri hari inkuru z'ingenzi cyangwa se hari ibintu by'ingenzi uzaburamo, kuko ibyanditswe byera ntabwo bisomurwa n'uko umuntu ashaka. Reka tugende ku rugero rwiza rwaho Yesu yabajije Petero muri Matayo ibice 16 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ariko wa 16 wa 17 aho Yesu yamushubije aramubwira ngo Petero, ngo inyama n'amaraso sibyo biguhishuriye ibi. Mu by'ukuri muri ico gihe nta Bible zari zihari. Ico kintu ni ikintu cy'ingenzi kukimenya. Nta Bibiliya zari zihari muri ico gihe, nta Bibiliya zari zanditswe ngo Petero yabisomye. Icya kabiri, nta internet connections yari ihari. Icya gatatu, no smartphones, nta smartphones zari zihari. Icya kane, no computers, n'amakomputa ntayo yari ahari. Ikintu bari bafite gusa, what they had was the law of Moses, which did not name Jesus as the Messiah. Ikintu bari bafite muri ico ni amategeko ya Mose atari yarigeze avuga Yesu nka Masiya. Haleluya. Ariko Petero, Yesu aramubwira ngo ntabwo ari wowe ubyihishuriwe Petero, ntabwo ari wowe. Muvandimwe, igihe usoma Bibiliya hari ibintu ugomba biri kuri based ku kintu runaka. Everything we believe must be scripturally based on a true interpretation of biblical facts. Mu by'ukuri igihe usoma Bibiliya cyangwa se ibintu byose wiringa, ikintu cyose twemera kigomba kuba gishigikiye cyangwa se gishingiye ku byanditswe, ku busobanuro bw'ukuri kwa Bibiliya.
apana ku busobanuro bwawe ngo uhagarare ku gatuti gusa usobanura ibintu uko wishakiye, selo n'ibyo ushaka kugeraho, selo n'intego yawe. No, Bibiliya igomba, iyo usoma Bibiliya ugomba gufashwa n'imbaraga z'Umwuka Wera zikagusemurira ibyanditswe. Haleluya. Iki ndashaka kukwereka ikintu. Gusobanura Bibiliya cyangwa se kugira ngo umenye Imana iyo ariyo, birasaba ko Umwuka Wera aguhishurira. Hari isomo nakubwiye ngo kuri iyi YouTube channel nakubwiye ibintu, ngira ngo narakubwiye ngo ibintu Umwuka Wera akora mu buzima bwacu. Icyambere narakubwiye ngo Roho Mtakatifu anatufunulia Mungu. Mwuka Wera ni uduhishurira Imana, tukamenya Imana. To interpret the Bible or even who God is, the Holy Spirit must be revealed to you through divine revelation. N'Umwuka Wera ugomba kuguhishurira kumenya Imana no kumva Bibiliya. Reka ibintu byo kwicara gusa ngo usome umurongo wa muzu uwusome ukuvuga utuka abantu ubamare. Ngo ariko ni Bibiliya ivuga, hari umuntu uvuga ngo sintinya kubivuga ngo na Bibiliya irabivuga. Haujui inamaanisha nini ariko uje kutubwira ngo na Bibiliya irabivuga. Kubwira ikindi ni ibintu nka bitatu ngiye kukubwira nabyo. Ikindi, ili kufasiri maandiko mtu lazima apokee ufunuo mtakatifu wa maandiko. Ugomba kubona ishurirwa ryera ry'ibyanditswe. Tugomba gusoma Bibiliya gusa, birasaba ngo ubone ishurirwa. Nakunze kubibabwira mu minsi yashize cyane, nkunda kubigarukaho. Bibiliya ijambo ry'Imana utunze ntabwo ari iyo Bibiliya ufite mu ntoki, ni ijambo wasomye rikaza mu mutima, Umwuka Wera kari guhishurira, akaba ari byo ugenderaho, akaba ari ryo ushira mu bikorwa. Iryo jambo ni ryo jambo ry'Imana ufite. So to interpret scriptures, a person must receive a divine revelation of scriptures. Ugomba kubona ihishurirwa rya kiungu ry'ibyanditswe byera. Iryo ntago ugupfa kubisoma gusa muvandimwe uko wishakiye, ngo nusirimba cyane uhita uzudusomere gusa uvuge Bibiliya uko byishakiye. No. Icya gatatu, to interpret the Bible, a person must understand. Hari ibintu ugomba gusobanukirwa kugira ngo usobanure ibyanditswe, kugira ngo usobanure Bibiliya hari ibintu ugomba gusobanukirwa. Ikintu cya mbere ugomba kumenya cyakinira kuwe ninde wanditse iki kintu, kubera iki, ryari, hehe. Ibyo ni ibintu by'ingenzi ugomba kumenya mbere yo gusobanura ibyanditswe. Reka kudusobanura ibyanditswe bitatureba, reka kutubwira ibintu bitatureba, reka kutubwira ubuhanuzi bwasohoye muvandimwe ngo nawe utubwire ngo bugiye kuba, ibintu byaranga, ibintu byabaye, noneho utubwire ngo bigiye kuba. Reka nguheze urugero biblique, nk'urugero muri Yohana igice cya mbere, kugira ngo nkwereke ko muri izi ndimi zacu hari ibintu bimwe bigenda bisigara. Urugero muri Yohana John igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo nta muntu, haravuga ngo no one has seen God at any time, the only begotten son. Nguhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana. Inyandiko nyinshi nkubwire zatakaje agaciro kubera abantu bagiye basemura Bibiliya. Umuntu agasemura Bibiliya uko ashaka. Ariko iyi nyandiko ntabwo ivuga, abantu benshi bavuga ngo nta muntu wigeze kubona Imana, iyo gusobanura ngo nta wigeze kubona Imana, akumva kubona Imana Bibiliya yavuze ni ukuyibonesha y'amaso. Ariko sibyo kabisa. Iri jambo no one has seen God, sin is the Greek word horao, ni jambo ry'Ikigiriki rivuga horao, rivuga which means to discern clearly. Munyumve neza, rivuga kupambanua kwa uwazi.
bivuga gushishoza neza. Ibi bivuga mu buryo bwa mind. Okay? Ntabwo havuga kurebesha Imana amaso, ahubwo bivuga to discern God with the mind or with our understanding. Kubona Imana, kumenya Imana mu bitekerezo byacu no kuyisobanukirwa. Nico Bibiliya ivuga. Haleluya. Muvandimwe, kubwiza ukuri, ibi naringamije gusa kubwira ngo nuja gusoma Bibiliya uzitonde. Hari uburyo ugomba gusobanukirwa Bibiliya kabisa. Hari uburyo ugomba gusobanukirwa Bibiliya. Ntabwo ari ukuza ngo ubwo usomye Bibiliya y'Ikinyarwanda ngo wumve nawe nuko. Hari umurongo se nibuka aho uruba muri Yesaya, haravuga ngo umuzabibu wanje w'urutoki. Ariko mu zindi ndi mu rutoki nta rurimo. Ariko umunyarwanda aje gusemura nta muzabibu yabonaga, yashizemo urutoki kugira ngo abantu bumve. So hari ibintu byinshi bagiye bashiramwe amajambo menshi abari italicized. Na majambo abanditsi baba barashizemwo kugira ngo babisemura kugira ngo bumvikanishe ibyo bashaka kuvuga. Now ndagira ngo nkubwire ikindi kintu kimwe. Byibuze kugira ngo wumve ukuntu ibintu byagiye bitakaza agaciro. Muri bukari cyanditswe Yesu yavuze ngo, yabwiye abigishwa be ngo muzakandagira inzoka na scorpion. Ayaya. No, umuntu yasoma ngo muzakandagira inzoka na scorpion, akavuga ngo nubwo nobona inzoka ngo noyifata, ngo Yesu yaravuze ngo tuzafata inzoka na scorpion zizakurya, ngo kandi nimunywa ikintu cica ngo ntaco kizabatwara. Ukumva wonywa isumu. Umva utateseka sana. Inzoka na scorpion, serpent and scorpions, represents the religious mindset of the law. Yesu ico yashakaga kuvuga iyi nzoka na scorpion muri ico gihe. Mwibuke ko hari mu mateso, mwibuke ko ico gihe Yesu yari afite abamupinga benshi, yari afite abamurwanya benshi. Ariko yavugaga mawazo ya kidini ya sheria, yavugaga imitekerereze y'idini ry'amategeko. Ibi muzabitsinda, mujye mwisi muzatsindiye imitekerereze y'idini ry'amategeko. Haleluya. Ntabwo yavugaga inzoka kome inzoka. Muvandimwe rero, ndagira ngo ibi bintu ubimenye kandi ubizirukane kandi cyane. Wishurirwa ibyanditswe byera muri iki gihe biragoye, abantu benshi cyane babyumva uko bishakiye. Wibuke ko igihe Petero yahishuriye ico kintu abira zari zihari, ariko Umwuka Wera yarakimuhishuriye. So emera Umwuka Wera gusemurire kandi agusobanurire ikintu, reke kukivuga uko wishakiye no ku nyungu zawe. Abantu hasigaje gushima agashaka igitabo nko mu migani, agasoma ijambo ukabura impamvu arisomye, kandi yamara akavuga ngo muri yumviye namwe. My friends, nongere nkwibutse ko iyi Bibiliya ifite indimi yanditswemo, kandi ubwo nibwo buryo buri original. Nongere nkwibutse ko Bibiliya nimba ivuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bifite umumaro wo gutunganya umuntu nta musore. Ntabwo ari ibyanditswe muri iyo Bibiliya yawe y'Ikinyarwanda cyangwa y'Icyongereza cyangwa y'Igiswahili cyangwa y'Igifurero n'izindi. Ni ibyanditswe ku scrolls, nizo original, nibyo bigumana umwimerere. Bindi byose bitakaza umwimerere, ariko ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga kandi ntirihinduka, ntacarihindura. Igihe cyo, haleluya, igihe cyose washoboye guhishurirwa ijambo ry'Imana, ubuzima bwawe burahinduka. Ibitangaza bikoreka mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe, kuko washoboye gutahura, kuko washoboye guhishurirwa icyo Imana ivuganye nawe.